Kanyo ukina muri iriya filime abantu benshi bafashe nka Kanyombya wakundanaga na nyina wa Mbogo. Urukundo rwawe na nyina wa Mbogo rwari byo muri filime gusa cyangwa nyuma harimo n'akandi inyuma ya filime? Ku izina rya Yesu ibyo bintu ndabyamaganye, ku izina rya Yesu. Niba mvuze ku izina rya Yesu ngo abantu bari kubyumva, reka niko se ntawe uri muzima, kuko wajya gufata ntawe ubireba, bose babireba mushaka wiki, bose babireba ninde se koko uko ndeshya yewe nta nzovu yarongo rushishi nibishoboka kereka rushishi rurongo inzovu hari simbisi. Bivuze ngo nyina wa Mbogo ntabwo mwari kugirana ubucuti bitewe nuko mureshya? Oya, abafitanye nabo ubucuti barahari, nge ntabwo ntibishoboka, ntabwo yewe uriye ntabwo yari imbisi. Bivuze ngo iyaba wenda mureshya byari kuvamo? Umva abareshya ntibagiye kubikora none ahangase, ntihari abareshya bagiye kubikora, witwa ngo niba ari Hasina bagiye kurongorwa n'undi uri muri gare. Ibyo bintu sinzi ukuntu bizagenda. Hari igihe ushobora kuba waramugizeho urukundo ho gatoya se nubwo mwari muri filime ariko ukavuga uti uko ari mugufi oya ntabwo byavamo? Yewe nkubwire rwose nkurahize ukuri, kereka ubonye Mariya ahindutse umwirabura, Mariya nyina wa Yesu ahindutse umwirabura ukabona anyuze hariya mbese asa n'umusudani akanyura hariya ukavuga turiya ni Mariya wahindutse. Ibyo bintu sinawe byumve, nawe byumva uhore rwose. Yewe ngeraho mvuka.